igeno ryawe n'aho ujya byose biri mu biganza byawe. Uko ukora buri munsi, uko uharanira intsinzi yawe iteka uzabigeraho. Ese wigeze wumva umeze nk'uri inyuma mu buzima? Abandi barashyingiwe, abandi barashatse, abandi bafite imodoka, abandi bafite amafaranga, ariko wowe ukibaza uti ese ngewe ni ikihe kibazo ubu naba mfite? Uyu munsi ndakubwiza ukuri, ubwire ikintu kimwe cy'ingenzi: nturi inyuma kandi ntabwo utinze kuba wagera ku bukire cyangwa se wagera ku ntsinzi ukeneye kuba wageraho. Hari benshi bagiye babigeraho ariko ubu ngubu babisize, ariko ho ushobora kuba wabiharanira. Ejo n'ejo bundi ikintu ushaka ushobora kukibona. Ubuzima si isiganwa ry'amagare cyangwa se si isiganwa ry'imodoka. Ubuzima bugutwara nk'uko buri. Abantu benshi bibeshya ko ubuzima ari isiganwa ry'abantu cyangwa se isiganwa abantu bakagitiranya n'ibintu bigiye bitandukanye. Washatse ngafite imyaka 20 bakumva ko nabo niba akana karashatse afite imyaka 20 nawe ugomba gushaka ufite imyaka 20. Niba ushatse ufite imyaka 50 cyangwa se ubu ngubu ukaba ufite imyaka runaka, kumva yuko ushobora kuba warakererewe. Ntabwo urakererwa. Buri wese agira igeno rye, agira aho ajya, buri wese afite inzira agomba kunyuramo. Abantu rero baza bagushiraho pressure ngo kanaka babona undi afite umwana, bakumva ko nawe ushobora kuba waratinze. Ababona inshuti zawe zifite akazi keza, bakumva ko nabo abatagafite bashobora kuba batsinze. Ariko ukuri ni uku: buri muntu agira urugendo rwe, buri muntu agira inzira anyuramo. Mu buzima nta buzima bubiri bubaho, nta buzima. Buri wese afite ubuzima Imana ishobora kuba yaramugeneye. Nta nzira ebyiri zisa. Ubuzima si competition, kandi urugendo rwawe ntabwo ruhwanye n'ubwo umuntu uwo ari we wese. Ikintu rero cyo kugereranya ukumva yuko ushobora kwigereranya na kana kuko bakana karageza naha, kumva yuko kana ushobora kuba wamurengaho kandi we uziye neza yuko nta mikoro ufite. Kugereranya bigutwara amahoro. Iyo ukunda kwigereranya n'abantu uhora muri competition idashira, uhora usa nkaho uhangayitse muri wowe. Ikintu cy'ingenzi rero ugomba kumenya: ntukigereranye n'abandi, ahubwo wowe ubwawe ugomba kwigira. Ikintu kibi ushobora gukora ni ukwigereranya, ukareka iby'umutima wawe ugutegetse. Umutima wawe niwo ukwigira ukuri, nuko kwigira ku bandi. Ushobora kwigira ku bandi nibyo, ukareba amafoto y'abandi bapostinze kuri Instagram, ukareba amafoto bapostinze kuri TikTok, mbese ukareba ubuzima abandi babayemo, ukifuza ko nawe ushobora kuba wabujyamo. Cyakora ntabwo uzi ibiri inyuma y'ibyo ngibyo, ntabwo uzi uko bo babayeho mu bundi buzima. Iyo utangiye kuba wakwigereranya n'abandi uba ushaka kuba warushwanwa nabo. Ariko wibuke ko abantu bagaragaza intsinzi ntibagaragaza amarira yabo. Ushobora kugera ku bintu bagezeho bikagutwara igihe, ariko nawe ubwawe ukazabigeraho. Kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi bitwara ibyishimo byawe, bigabanya icyizere cyawe cyo kuba warushaho kuba gukora. Wa mwanya ushobora kuba watakaza urimo urigereranya n'abandi, wagombye kuwutekereza urimo urakora ibyawe. Bifunga amahirwe yawe iyo uhangayikishijwe n'iby'abandi. Kwigereranya utangira kugira amahoro make mu mutima wawe, kuko utangira kwifuza nanone ibyo utabona. Ukumva ko kanaka niba yaraguze imodoka nawe ushobora kuzayigura, kandi nta n'igare ushobora kuba ufite. Ahubwo nyurwa n'ubuzima ushobora kuba urimo. Igihe cyawe kitaragera cyangwa se kitararangira, ugomba kuba wagikoresha neza. Hari ikintu gikomeye cyane: ibyo wagenewe bizakugeraho byanga bikunda. Amahirwe ufite yawe nta wundi muntu ushobora kuba wayagwanira nawe, usibye ubwawe ushobora kuba wakwihigamo imbaraga, hanyuma ukabasha kuba wabigeraho. Yaba ari umuntu, yaba ari akazi, yaba ari amahirwe, niba ari ibyawe bizakugeraho byanga bikunda. Yaba ari amafaranga runaka,
yaba ari izo modoka, yaba ari ubukire bungana iki, niba amahirwe ari ayawe ntawe ubigwanira nabo. Nubwo byatinda, nubwo byaza mu buryo utatekerezaga, Imana yanditse inkuru kuri wowe ushobora kuzasohora mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bukubereye. Nta mpamvu rero yo kwihuta, ibintu bitari ibyawe bifata igihe. Igihe cyawe rero ntabwo cyari cyaza, ahubwo tegereza igihe cyawe cya nyacyo kugira ngo ibyo bintu byawe bibashe kuba byakugeraho. Kandi wibuke yuko gukura bifata igihe. Iyo umwana muto avutse bimutwara imyaka kugira ngo abe ingimbi, abe umusore, hanyuma abe kuba umugabo. Gukura bifata igihe, kandi kugira ibihe byiza unyuramo cyangwa se kugira ayo mafaranga bifata nabyo igihe. Kuba rero ubuzima bwiza, kugira ubuzima bwiza nabyo bifata igihe. Ntacyo byangiza kuba uri hagati mu rugendo, niba uri kwiga cyangwa se uri umunyeshuri runaka, uri mu nzira, uri mu kazi cyangwa se uri mu nzira zo gushaka iterambere, niba uri gushaka akazi, niba uri muzima, niba uri mu nzira, niba uri kwiyubaka, uri mu nzira nziza. Byanga bikunda, amaherezo ibyo wowe ushaka ushobora kuzayibona kandi uzayibona. Nturi inyuma y'abandi, uri mu nzira nziza kandi iyo umuntu wese yakagombye kuba anyuramo. Rero aho ugeze nanone, aho ngaho ugeze, menya yuko nawe urwo rugendo ufite, menya yuko aho ngaho uri, menya yuko aho ngaho uri hari abantu benshi bashobora kuba bahifuza muri ubu buzima. Reba aho wavuye kera cyangwa se aho wahoze, reba ibyo wanyuzemo kugira ngo ugere aho ngaho, reba imbaraga watakaje kugira ngo nanone ugere aho ngaho. Wagize kuri byinshi, waciye muri byinshi kugira ngo ugere aho ngaho. Nubwo bidashamaye cyangwa se nubwo ari bibi, nubwo wenda utaragera ku byifuzo byawe, ariko menya ko hari aho ushobora kuba waravuye. Ushaka kugera kure nibyo birumvikana, ugeze kure kurushaho uko wari uriho ejo hashize. Ishime, wubahe urugendo rwawe, wubahe igihe cyawe cyumaze kuba wageraho. Biba wowe ubwawe wigire, kubera ko niba uzi kugereranya ubuzima wari ubayeho uyu munsi, ushobora gusanga butandukanye n'ubwo wari ubayeho mu minsi yashize. Ubuzima ntibugomba kwihuta kugira ngo bube bwiza. Bugomba kuba bugomba kuza kandi igihe gikwiye kandi mu gihe cya nyacyo. Uyu munsi uhagarike kwigereranya n'abandi, tangira kwizera inzira yawe wowe ubwawe, tangira kwizera Imana yonyine ko ariyo ushobora kuba yagufasha, kuko nturi inyuma y'abandi. Tutakaze igihe cyawe ku bindi bintu utekereza iby'abandi, aho wowe tekereza imishinga yawe ishobora kuba yakubyarira inyungu, uyibyaze umusaruro. We kujyaho kuri puresha y'abantu ngo watinze gushaka, we kujyaho kuri puresha ngo nta mafaranga urabona, we kujyaho kuri puresha ngo nta kazi urabona, we kujyaho kuri puresha ngo amashuri azarangira ryari, we kujyaho kuri puresha ngo ukinga unyotewe amafaranga. Igihe cyawe ntaho kizajya, igene ryawe naho ujya riri mu biganza byawe. Kandi wibuke yuko Imana ishobora byose, ishobora kugufasha haba muri ubu buzima, haba no mu bundi. Iryo ni ryo jambo nakubwira. Rero don't give up, ntucike intege, ibyiza biri imbere. Kora cyane, ahubwo kora cyane ku buryo wumva imvune, ukore cyane ku buryo wumva ububabare, kubera ko ubukene burajyana kurusha imvune ziva mu gukora. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira utazagira video nimwe gucika iturutse hano twigira ibintu byinshi bitandukanye. Ndabakunda cyane, reka dore mu zindi video. Bye bye.